Ndashima Imana kubwira ijambo Imana yampaye kugira ngo tuganireho ryo kwizera. Ntekereza kuri iri jambo ryo kwizera ntago ari ryo jambo natekerejeho bwa mbere uyu munsi. Nazindutse ndimo gusoma Bibiliya nganira n'Imana, numva iki nshyira ku mutima kugira ngo tuganire. Ikintu cya mbere nabashije kubona ni umutima w'umuntu. Icyo namenye gikomeye kuri itorero nuko umutima w'umuntu ushukana kurusha ibintu byose. Kandi ngo ufite n'indwara ntiwizera gukira. Umuntu rero ubasha gukiza uwo mutima ni uwawuremye wenyine. Tujya twibeshyera tukagerageza kuwukiza kandi bidashoboka. Ikindi nabashije kumenya ntari nzi kandi numva cyamfashije ni icyaha. Mu by'ukuri iyo umuntu atari yamenya agakiza k'ukuri aba atari yamenya icyaha icyo ari cyo. Uraza ukagumya agakirana n'ibyaha, ukajya ukata ya mashami, wihana ibitari ibyaha nyakuri, ugerageza gukiranuka, ugerageza gusa neza, ugerageza kwihunguraho ibyo wita ko ari bibi, ariko mu by'ukuri ntago aba ari icyaha. Icyaha rero nkimenya nakimenyeye muri Yeremiya. Amen. Imana itugirire neza. Icyo nacyo nakimenyeye muri iri torero, ndagira ngo tuze kukiganiraho hanyuma tubone ni gute twacunguwe, ni gute tujye tubona ukwizera. Uku kwizera ko bitagaragara tubona nk'ibigaragara tuba tugukuye hehe. Mu by'ukuri njyewe ngeze aho ngaho maze kumenya icyaha, natangiye namenye icyaha kwanza. Nagerageje n'amategeko. Nuko ntabahaye ubuhamya bw'itangiriro ryanjye, ariko nazengurutse amadini yose nshaka agakiza. Ndakubwiye ngo yose, wumve ngo hafi ya yose narayazengurutse. Natangiye ndi umukristo w'umugatolika, ndakomeza mba n'umurejiyo rwose, nahoraga nifashe neza mvuga ishapure, mbivaho njya ku baporoso, kuko mama wanjye yari umuprotestani, naho nigaga hari abaprotestani. Njya mbabwira ngo Antoine Rutayisire yanyigishije, yabaye umwarimu wanjye. Icyo gihe niwe wari nk'umushumba wacu ku ishuri. Mbivuyemo ndakomeza ngeze hanze, ndavuga reka njye muri restoration, kuko abo nageze iwacu nasanze bari muri ADPR kandi nakundaga imisatsi. Numva ntago nabasha kubaho nogosha imisatsi niteza agatambaro. Muri ADPR ndahanga njya muri restoration, ntabwo nahabonye Imana. Narirukanse njya muri Miracle, sinahabona Imana. Nabaye muri Victory, abanzi bazaho nabaye. Nageze aho ngaho numva sinkishaka gusubira gusenga. Ndavuga nti yewe ya Mana ntayihari, ndetse n'ibyaha ntabwo umuntu yabikira. Kandi ubwo icyo gihe nari ingeso nziza. Bivuga ngo nari umuntu wa wundi abandi baziho yuko ari umuntu mwiza. Ariko giye mu mutima wanjye nkabona nta hantu njya. Nkahora nshakisha ngo ndebe ko nakiranuka, bikananira. Nageze nubwo ngeze Gisenyi nagiye mu batampera. Nabonaga bo bafite imico myiza, ndagenda niyegerera nzungu, ndavuga ntabangaba iyo mbonye mbona bafite imico myiza. Ariko niho nageze noneho ndavuga ntago nzasubira mu idini. Naje aha ngaha nje kwiga Icyongereza. Nazanywe na mama wiri. Arambwira ati ariko hariya hari abantu bigisha Icyongereza, tujye kwiga Icyongereza. Ntera intambwe nza hano, mpageze ikintu cya mbere nakunze Icyongereza, sinanakomeje no kukiga. Nakunze ubutumwa bwiza. Amen. Ubwo rero ndimo mbabwira rero amategeko narayagerageje. Umuntu ukubwira ngo yakubahiriza amategeko agakiranuka aba ategeze agerageza. Imana yacu tugirire neza, tujye dutera intambwe dukurikije ijambo ry'Imana. Icyo gihe rero nagerageje amategeko, ariko ikintu cyantunguye ni kimwe. Nageze mu Baroma 3 umurongo waho wa 19 na 20. Ndatsindwa burundu, noneho mpita mbona kakanwa kazibwe. Batwigisha amategeko baratubwira bati rero itegeko ntabwo waryubahiriza ngo rizakujyane mu ijuru. Batubwira akamaro k'amategeko. Baratwigishaga, yewe namaze umwaka ku ntebe y'abanyeshuri biga ijambo ry'Imana. Nari narakiriye agakiza ariko nkumva mfite amatsiko yo kumenya. Nateye intambwe rero ndagumya ndiga, batubwira ko amategeko ari indorerwamo. Ni indorerwamo wireberamo ukareba uriwe. Bamara kwirebera muri ya ndorerwamo ugatsindwa. Yamara kugutsinda noneho ukabona aho uhungira. Rero aho guhungira nta hari hahari. Amen. Aho guhungira nta hari hahari, maze kumenya aho guhungira rero nibwo noneho nakiriye ubutumwa bwiza. Nakiriye ubutumwa bwiza ku itariki 25 z'ukwa mbere muri 2016. Imana yangiriye ubuntu buhambaye kuko giwe nari umuntu upinga. Napingaga ubutumwa bwiza. Ahubwo nkigera aha ngaha kagasigisigi ko ku madini karamfashe ntangira gusengera abashumba.
umuntu nabangiye gusengera bwa mbere ni Pastor Jean Pierre. Aba banyedini bayobya abana ntibige, wa mana wumfashe uyu mwana azasubire mu ishuri. Ntabwo ibyo byose natekerezaga ubutumwa bwiza. Amen. Ariko igishimishije niwe muntu wanyigishije ubutumwa bwiza, arananyegera akazajya mbaza. Ikintu cya mbere rero cyansinze no kuba mubi. Urumva waramenyereye kuba mwiza, abantu bagusingiza kugira ngo uzemere kuba mubi biragoye. Amen. Je byarangoye kuba mubi. Ayamvuga nti nta cyiza ngira namba. Birashoboka se? Ariko iri jambo riri muri Bibiliya mu Itangiriro 6:5 naryo ni iryanjye. No muri Bibiliya yanjye niko byanditse. Ngo bose bakoze ibyaha, mu Baroma bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ubuso ubwiza ndimo gushaka ntabwo nzabubona. Icyo cyambereye igikwazo gikomeye. Kandi reka mbabwire, abanyedini benshi nicyo kibazo bafite. Abenshi ntabwo bari bamenya yuko bidashoboka umwana w'umuntu yuko yakiranuka. Iyo rero utari wamenya ko umwana w'umuntu atakiranuka, ugerageza gukiranuka. Amen. Twese rero duhora dukorogoshora muri bya bitega bitobotse bitabasha no gukomeza amazi. Nukuvuga ngo twishakira amazi kandi dufite isoko y'amazi y'ubugingo. Nukuvuga ngo duhora dukora cyaha cya kabiri Imana yavuze. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ko twakoze icyaha cyo kwimura Imana. Twayimuye ryari? Igihe twari tuvutse kwa Adamu. Kuko twavutse twarimuye Imana. Twebwe twavutse turi babi. Iyo utari wamenye kuri mubi ntushobora gushaka ubwiza bw'Imana. Utari wamenye ububi bwawe ntabwo washaka ubwiza. Nukuvuga ngo ukizi kuri mwiza nta nubwo wabona ubwiza. Kuko ubwo bubore bwawe, ubwiza bw'umuntu ngo nububore, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ubwo bubore bwawe wita bwiza nibwo ugumana. Ukanga kwakira ubwiza burabagirana bw'Imana isumba byose. Icyo rero maze kugisobanukirwa cyuko ndi mubi, bwo naciye bugufi. Naciye bugufi ntangira kumva ubwoba. Nibuka njya kwakira ubutumwa bwiza, hari higishije umuvugabutumwa Theo. Aratubwira atari ko iyo murimo kumbwira ngo nta byaha mufite, mwibuka ko muvuka kwa Adamu. Noneho nkavuga ntinose ntabikoze byaturuka hehe. Ariko ikintu cyanyigishije gikomeye muri iyi ngingo y'icyaha nuko twavutse twarimuye Imana. Sinzi mwebwe niba mutarigeze mugera aho ngaho ngo mugire konfri. Pastor wacu yaratwigishaga kanabisimangira neza, akatubwira ngo mwabana b'inshiramo. Ibazo utari wamenya kuri mubi umuntu akakubwira kuri umwana w'inshira. Uhita wumva wikunja kunje utinye yuko waba yuko wanarimbuka. Ngira ngo twumvaga umuntu avuze ngo ndi mubi yahita apfa cyangwa akarimbuka. Kuko nya nibuka navuye ahangaha njya kwakira agakiza, navuye ahangaha njya gusenga. Mara iminsi 3, muraza kunyihanganira n'indondogora sinze gukerera. Mara iminsi 3 niyirije ngo ntazayoba. Ntabwo nashaka kuyoba ngo nkurikire ubutumwa numvaga ntashyigikiye. Ariko nibagirwa ko nasenze. Naje hano narasenze Imana. Isengesho nasenze ahubwo ngira ngo nari ndi mu mwuka, ntabwo nzi uko byangendekeye. Jewe narasenze mbwira Imana ngo jewe ntabwo nzasubira mu rusengero, ahubwo ndashaka kuba munsi y'ukuboko k'umushumba utanduye. Numva rero umushumba utanduye nibwo nzasubira mu rusengero. Uriyumvira ntarasenze? Ntabwo rero nigeze menya ko nanasenze. Amina. Imana rero inyobora aho umushumba utanduye aherereye. Nabwo sinabimenye. Nsubira gucyaha. Ndahagarara ndacyaha mu izina rya Yesu, sinshaka ubuyobe, sinshaka kugenda muri bari abantu amadini nagenze marahagije ntarindi nshaka. Uwo munsi rero bigishije njya mbyibuka, naramanutse mva ndimo kuva ahangaha, ariko numva natsinzwe, narangije gutsindwa n'urubanza kuko nari namaze kumenya yuko ntabasha kubahiriza amategeko. Niyo nari nsigayeho, urumva nari ngize no kubahiriza isabato. Noneho ubwo nari ndangamiye yuko iryo niryo numvaga ntarashoboye, nari ngiye naryo kurishobora. Imana rero inkorera igitangaza. Uwo munsi ndamanuka. Imana rero ifite ukuntu yishaka umuntu inamuhamagara. Nari nakoreye Icyangugu. Ibaze kuva Icyangugu nkaho watashye ukaza hano. Nza hano nari nanasenze niyirije.
ndaza ndumviriza nyiri ubutumwa bwiza nk'uko babutubwiye, ndamanuka ngeze Kigali Parenzi, imodoka iratugonga, ndi kuri moto iragonga manira yakura kabisa inzara zivaho. Noneho ndimo manuka, ariko reba imodoka kukugonga izamuka nawe mano. Noneho ndavuga ariko batubwiye yuko utakiri ubutumwa bwiza arimbuka, muri aka kanya ntabwo narindimbutse. Nicyo gitekerezo nagize, iyo mfira aha ngaha ntabwo nari kubona ijuru. Nahise nsindwa. Ngeze mu rugo, ubwo hari ku itariki 25, ngeze mu rugo bita muri jewe bya bindi byose nigishijwe bigaruka. Rero Imana yacu ni Imana y'inyembaraga, ijya igukubita ikagukubita na hariya. Ntimugatangazwe n'ibigerageza Imana iduha, ibigira ngo itubone. Amen. Imana iyo itugerageza igukubita ahangaha kugira ngo irebe ko amatwi yawe yazibuka, akumva icyo ushaka, icyo ishaka ko wakumva. Icyo gihe nari naranze kwemera ko ndi mubi. Uwo munsi nahise mbona ko narimbuka, nakiriye urubanza rw'ibyaha, nari ntari narwakira. Igihano cy'icyaha ni urupfu. Naratashye ndavuga nti narimfuye kandi narindimbutse. Kugira ngo ntarimbuka nuko mbona umuvugizi nkamwegera. Amen. Bindi byose nirukankagamo, bya byaha nirirwaga nkatakata nabyo ndimo mbyihana. Urumva giwe naragendaga nkarira, apfukama nkarira, nkongera nkarira, nkajyanisha rupi kuzura nkataha. Niba byarankuragaho ibyaha mbaze, ni gutyo umuntu abatekereza. Ariko mu by'ukuri ntabwo byankuragaho ibyaha, ayo marira yanjye ntabwo yankuragaho ibyaha. Nteye intambwe rero ngeze aha ngaha amenye yuko ibyo ngibyo ndimo bitankuraho icyaha, ahubwo icyaha gikurwaho n'amaraso. Hatamenetse amaraso ntabwo hariho kubabarirwa icyaha. Amaraso yamenetse narayakerenjeje. Urumva? None narindimbutse kubwo gukerensa amaraso yankuyeho icyaha. Umva, nahise nakira urubanza rw'icyaha, maze kwakira urubanza rw'icyaha nakira agakiza. Amina. Nagira ngo rero tuganire ku kwizera gato. Mu by'ukuri buriya kugira ngo umuntu yizere aba yaciye muri izo nzira nababwiye. Ntushobora kwizera utaziciyemo. Amen. Twongere dusome Abaheburayo igice cya 11 n'umurongo wa 2. Mahansomere kugira ngo twumve kwizera icyo ari cyo. Tubabwire n'ibyo twizeye kugira ngo n'utari yabyizera nawe azabyizere. Amen. Kamabwire buriya hari ukwizera ku buryo bubiri. Hari ukwizera imirimo yanjye, nk'iyo ngiyo nizeraga. Hari no kwizera iki? Igitambo cya Kristo Yesu. Amina. Kwizera kuri uburyo bubiri. Iteka ryose iyo utabonye ubwo buryo bubiri bwo kwizera ntabwo wabimenya. Hari ukwizera kuva ku bantu bitewe n'ibyo bakoze. Ari byo ngibyo nirirwagamo. Nariraga imfubyi, yewe ngira ubuntu ngira ngo nako ntafite ndagatanga. Ubwo nabaga nzi yuko natunganye, ariko mu by'ukuri iyo mirimo yanjye ntabwo yangezaga hehe ku Mana. Ariko hari ukundi kwizera nako guhari, kuva ku kwizera Yesu Kristo. Uko nguko niko gutuma tubona ubugingo buhoraho. Nkuko mubibona muri Yohana 3:16 habivuga neza. Kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe iki? Ubugingo buhoraho. Nukuvuga ngo hari ukwizera kubonerwa muri Kristo Yesu ushobora gutuma mbona ubugingo buhoraho. Rero umuntu utari yatandukanya kwizera no kwizera Imana aba afite ibibazo. Amen. Imana itugirire neza, iduhe amahoro, iduhe n'imbaraga tubwiriza abantu bose bamenye ko imirimo yabo itabageza ku gakiza, ahubwo hari imirimo yadukorewe, twakorewe n'umuvugizi wacu. Amina. Yesu rero amaze kutuhindukira umuvugizi, ibintu byose byaratunganye. Jye mureke mbabwire nagize amahoro atemba nk'uruzi. Niba hari igihe n'abantu nagizeho amahoro, ni igihe nakira igitambo cya Kristo ku musaraba, maze kumenya ko Yesu yanshunguye, byose byahise bimbera byiza. Muri jyewe namenye ko hari amaraso yamenetse kugira ngo ubugingo bwanjye mbone ubugingo buhoraho.
hari amaraso yamenetse kugira ngo nitwe umwana w'Imana. Mugenzi wacu yahoze atubwira ati ariko inka ibyara inka, ihene ibyara ihene, inkoko ibyara inkoko, n'Imana ibyara abana b'Imana. Amina. Ni ukuvuga ngo muri Kristo Yesu twahindutse abera, abaziranenge, abakiranutse. Kubera iki dutinyuka kubivuga? Dutinyuka kubivuga kubera ko twabyakiriye. Ntabwo bitugaragarira, nta nubwo twabimenya, ariko noneho kuko twabyakiriye muri twe birahita byikora. Amina. Ariko ngo iby'isi bijye bitwigisha iby'ijuru. Mureke mbabwire, ngira umwana ntabwo yari yaza hano mu rusengero, ariko afite imyaka 9 yampaye isomo ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Jewe nkuko nababwiraga ngo nakiriye abana b'imfubyi benshi, nagize nyine intege ziracika za zindi za muntu. Ntangira gutekereza, se baziga gute, minerivare gute, bizagenda bite. Ntangira kunegosiya n'abana ngo bave mu ishuri, abanjye bigiraga la Colombienne, ngira ngo mbajyane ka Kigali n'abandi babone uko biga, cyangwa mbajyane Kigali Parent, kuko iki gihe Kigali Parent yari haga makeya. Ndanegosiya, umukobwa aranyemerera, umuhungu arangije arambaza ati ariko se mama, amafaranga yo kutujyana Kigali Parent uzayakura hehe? Ko rero uzagerayo nabwo kadukuramo. Ndamubwira nti Imana izayama. Atumva rero ngo urabyangiza. Ati none se niba Imana ari iyaguha kuki utayibwira ngo iguhe menshi? Ati jewe rero ati ntabwo nzava mu ishuri. Ati twese tuziga neza kandi turangize. Reka mbabwire, isomo nabonye ntabwo nababwira ukuntu narisobanura. Ntabwo nabashije kumukura mu ishuri, ntabwo nanabishoboye ngo bose mbarekere mu ishuri ryiza, yarabihanuye, ntabwo byashobotse. We namurekeye aho yigaga, abandi ndababungereza nyine. Mbajyana ka Kigali, nkajya nirirwa ninginga moto, ntabasha no kubona n'ay'imodoka, ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko bari babaye benshi. Ariko isomo yampaye n'uyu munsi ndacyaryibuka. None kurimo kudukura mu ishuri kugira ngo abandi bana babashe kwiga, ayazatwigisha bwo uzayakura hehe? Imana izayama. Niba ari Imana izayaguhangiye ntabwo mbyemeye, urabyangije, ahubwo yibwira iguhe menshi. Amina. Ariko mureke mbabwire, ubwo rero n'abandi babiteze amatwi. Ntabwo mushobora kumva akana k'imfubyi nari nazanye karicaye karambwira ngo karatsinda, kandi kari kemerewe farije, karambwira ngo ngewe ntabwo njya kwiga kuri Lycée de Kigali, kandi urumva ko Lycée de Kigali ni ishuri ryiza, ngo ndashaka kujya kwiga Sunrise. Ibyarantunguye, ariko nari naramaze guca bugufi. Naribaje se kubera iki uyu mwana ashatse kujya Sunrise? Nibukana bya bindi wa wundi yambwiye nkamurekera aho yashakaga kwiga. Ndamubwira ntoke ntivya, wowe uzajya Sunrise ubwo ngubwo niba ari ko bishaka. Ajyayo. Mureke mbabwire ikintu cyambayeho. Ntarantunguye nanjye ubwanjye. Ubu ni umwenjeniyeri ukomeye, yebwe mwabuze ibyangombwa byo kubaka muzandebe neza mubegereze, azahita bizana. Noneho ikintu cyabayeho, yaragiye yiga neza, aratsinda, abo wa mbere mu gihugu baramuhemba. Ya mafaranga namurihiye yarayangarurira. Kandi yaramaze kugira ubwenge, arakura, yemera noneho kwigira kuri farije. Mu mwaka wa 4 ajya kuri yeredeka, aragenda ariga aratsinda. Ubu ni umwenjeniyeri ukomeye pe, umwarchitecte uzi no gukora iby'ibyuma. Rero ibyo bintu byarantunguye. Nagira ngo mbabwire ngo kwizera, nubwo tureba ba Abrahamu, n'imbere yacu hari ibigeragezo byo kwizera, ahubwo ntabwo tubitsinda kubera ko tuba ari twebwe. Icyaduha icyo gihe ntabwo nzi cyamfashije, ubwo ni ya mico myiza yanjye yamfashije, kuko nari ntaramenya Yesu. Ariko yatumenye kera, ngo imenyera iherezo mu itangiriro. Buriya yari ibizi yuko nzaba umukiranutsi no kuva na kera na karirantegura, iravuga iti izajya abwira abantu ibyo nkora. Amina. Rero icyo gihe nizi isomo rikomeye, kandi n'uyu munsi ndacyari yiga. Mureke mbabwire, ntabwo ari Abrahamu wizeye ibidashoboka wenyine, nawe byakugeraho kandi ukabyizera. Amen. Iyi Imana itugerageza, ibigerageza wa mutima wacu dushuka kurusha ibindi byose bishukana. Natwe tugashuka Imana tukayibwira ngo twakwizeye, ngo turimo turakora nk'ibyo ushaka, ariko mu by'ukuri tutarimo gukora ubushake bw'ijambo ry'Imana. Icyampa tukakira ijambo ry'Imana mu mitima yacu, ku buryo ibyo Imana ivuze tubikora tudashidikanyije. Amen. Buriya niba hari ikintu gikomeye mu kwizera, nahoze ndeba Abrahamu, nasomye inkuru za Abrahamu, ntekereza ukuntu Abrahamu
inzira yaciyemo kugira ngo agere ku basekuruza w'abizera, numva ni inzira zikomeye. Tekereza kuba uri umusaza utari wabona umwana. Imana kandi mwaravuganye ugihaguruka ikagukura iwanyu ku musozi w'iwanyu ikakujyana. Mu by'ukuri nta Aburahamu yahagurutse nta gahunda afitanye n'Imana, ariko ibyo yahuye nabyo mu nzira ntabwo byari byoroshye. Twebwe iyo duhuye nabyo iki gihe ntabwo twemera imbaraga zo kwizera ngo zize zikorere muri twebwe, ahubwo turagumya tukarwana tugakirana n'imbaraga zacu. Ariko Aburahamu yageze aho atakibasha gukirana. Amen. Aburahamu hari urwego yagezeho batakibasha gukirana. Igihe yarageze imbere ya Isaka, Imana imubwira iti ndamushakaho igitambo. Nta nubwo yabwiye Sara. Inzira zo yari yakiraniyemo zari zararangiye. Yashohoje ubushake bw'Imana, yemera gutamba umwana, kandi ari we muragwa, ari nawe uriho isezerano. Icyampa tukizera Imana duhumirije nk'uko Aburahamu yabigenje, yayizeraga ahumirije, nk'uko abatubanjirije twagiye tubabona bayizera bahumirije. Rero buri ijambo ry'Imana tujya turyumva, ariko tukagira ngo ni ibintu byoroheje. Njya nibuka ririya jambo riri muri Yesaya, niba ririya jambo babwiye uriya mwana wari wariwe na Scorpio, ndatekereza ari 43, hari nko ku murongo wa 30 na 31. Ririya jambo ryo gusubizwamo intege nshya, bagenzi bana b'Imana turazifite. Icyampa tukajya tumenya ko dusubizwamo intege nshya. Umaze kumenya ko usubizwamo imbaraga nshya ntiwarwara. Amen. Umaze kumenya ko usubizwamo imbaraga nshya nta cyagutera ubwoba. Mureke mbabwire, tumaze kwiga ririya jambo ikintu ryamfashije. Ubwo buhamya bwampaye isomo rikomeye. Sinababwiye ko narize abana benshi, nari mfite urugo rurimo abana nka 20. Nahoraga banshagaye, ntacyo sinari nzi ngo no mu gikoni bajyamo gute. Igihe cyarageze rero ndabashyingira, barakura, ndabashyingira, abandi bajya mu universite, nsigara mu rugo jyenyine. Nabo nari nasigaranye nabo barubaka. Hari murumuna wanjye wari warapfakaye, turasigarana mu rugo, harubaka ajya mu rugo rwe. Nisanga nsigaye mu nzu yanjye nyine y'ibyumba 5. Amen. Amina. Ariko muziki Imana ibana natwe. Erega mbabwire, kwizera ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo kwizera nubwo twizerera muri Kristo Yesu ibyo yadukoreye, ariko ibyo yadukoreye ntabwo ari ukubabarirwa icyaha gusa, ahubwo n'ibijyanye n'ubuzima bwacu yabikozeho. Imana yacu ishimwe. Maze gusigara jyenyine rero, urumva ko nari mfite ubwoba. Nicyo kintu cya mbere nagizeho impungenge. Nzajya ndara mu nzu jyenyine ra, sinzajya gushaka abana bo kundaza. Yewe François we namusabye n'umwana. Umva kuntu nshira isoni, nasabye umwana. Ariko umva ukuntu byagenze. Imana yaje kunyigisha yuko ifite imbaraga zisumba izindi, bituma nshira ubwoba. Niyo nazamukaga mvuye mu kazi, najyaga mpamagara ngo nibaze kumperekeza. Ariko nari nsigaye mva kwa muganga nkataha saa 5 za nijoro, nkinjira mu nzu yanjye, nkumva nta n'uwambasha, nta n'uwanshobora. Agakiza ni ikintu gikomeye bagenzi, ntabwo mushobora kumva. Nta nubwo ari ukubabarirwa icyaha gusa, n'ubuzima bwacu bwa buri munsi Imana yacu iraburinda. Amen. Nashize ubwoba rero, mba mu nzu jyenyine, bya bindi abantu bavuga ngo bagira irungu, ngo ntabwo barya, ngo nshobora kugira impungenge runaka, nta n'izo ngira n'uyu munsi. Amen. Niyo umukozi adahari, nk'ubu maze ibyumweru 3 kuva mbere ya Noheli, umukozi wanjye yari yaragiye yagarutse ejo. Ariko ndaryama nkasinzira, nkateka nkarya, kandi nkumva ndatuje. Niki gituma dutuza? Ni imbaraga dufite muri twebwe zitari izacu. Amen. Ubundi kwizera ni uguhuzwa na Kristo, ukakira ibyo bikaba ibyawe. Bya bindi uzi ko bidashoboka bikagushobokeramo, bigatemba muri wowe. Haleluya. Ibyo rero bitembera muri twebwe nibyo dukwiye kubwira abandi, nabo bakaruhuka. Cyamvuga mbese abantu badafite ko kwizera, abantu batababariwe ibyaha, abantu bakirwana nabyo, babaho gute? Mureke dutabare. Amen. Mureke dutabara abacu barushye, dutabara abacu bafite imbaraga nke, dutabara abacu bihebye, kuko bari nihebo. Ubu ngewe nta cyantera kwiheba. Abantu bajya bambaza ngo kuki uhora uri umujene, ni ukubera ko mpora nseka. Amen. Ngewe ubu mfite imyaka 56, 56 nenda kuyuzuza.
urumva rero yuko kandi nzagira imyaka 130. Amina. Ndayitegereje ntabwo ntegereje gupfa nona. Haleluya. Nagira ngo rero ibyo byiringiro dufite namwe tubibaye. Mujye mwumva yuko muri kumwe na Kristo, kandi Kristo akaba ari umuvugizi wacu. Dufite umurezi bahoze babitubwira. Hari ijambo ninateguye kubasomera ariko babasomeye ririya riri mu Bakorinto ba kabiri 5:19 na 21. Ni ukuri dufite umuntu uturega ariko dufite n'umurengezi. Uwo murengezi rero niwe twizera, tukabaho kubwe, tukabaho ubuzima bwe, ubwacu bugaparika kuko ubwacu n'ubundi bwari ubwo gupfa. Amen. Urubanza rw'ibyaha twararwemeye, twemera uwaturihiye, abari ubaho muri twebwe. Iyo tuvuze ngo ntago ari twe turiho, ni Kristo uriho muri twebwe, mujye mutwumva kuko niko bimeze. Amina. Mujye mureka rero Kristo abeho muri twebwe. Reka dusome rero rino jambo ryo mu Bakorinto ba 2:5-19. Naryo turisorezeho kuko ni iryacu. Bakorinto ba 2:5-19. Uri hafi yansomera. Uko muri Kristo Imana yirimbye n'abari mu isi yabishobora n'ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'ukuri. 21. Kuko utigeze kure icyaha, Imana yamuhimbiye icyaha ubwacu kugira ngo muri we ibindike gucana. Amina. Ubwo hari ikindi nakongeraho koko, usibye kwakira uku gukiranuka kw'Imana, tukakira iby'Imana yatubikiye muri Kristo Yesu, tukiberaho ku bwabyo, uwo muvugizi akaba ari utuvugira, ntitujye duhinguka imbere y'Imana n'imirimo yacu, kuko twabonye ko imirimo yacu ntacyo, usibye ntishobora kubura umugayo. Niyo waba uri intungane yo ku rwego rwameze gute, ntabwo umurimo wawe wabura umugayo. Ubu rero mureke twakira imirimo yo muri Kristo Yesu, aba ariyo tujya tugenderamo. Amen. Imana ibahe umugisha rero. Numvaga nababwira byinshi kuko ndabakunda cyane, kandi nifuzaga no kubabwira ukuntu Imana yangiriye neza. Reka mbabwire, Imana yampaye kuba muri Kristo Yesu. Amina. Imana yampaye kuba muri Kristo Yesu, ubukene ntaho nkihuriye nabwo. Amen. Ubwoba ntaho nkihuriye nabwo. Uburakari ntaho nkihurira nabwo. Byarampunze. Amina. Nabibonye bihunga. Abantu rero ubwo ngubu nshobora kubivuga bakavuga baturiye mudamu n'umukire n'ubundi, niyo mpamvu avuze ko ubukire buhari kuri we kandi n'ubukene bwahunze. Iyo wakiriye ibiri muri Kristo Yesu, uba wakiriye umwuzuro wabyo. Ntabwo umuntu yakira igice. Amina. Ibyo muri Kristo Yesu ni byiza gusa, ntabwo twakira igice cyabyo. Ibyo rero bijya binezeza cyane. Ubu ngiye nzaza kubaho ubuhamya bw'ukuntu ndi umukire cyane. Amina. Kandi ningiye mukecuru uzaba hangaha imyaka 130. Nzaba nkiri kumwe na badiyedori. Haleluya. Amina. Rero ntabwo ari ibintu bitangaje, ibyo ni ibintu twiyaturiraho kandi bigomba gutubaho. Amina. Nukuri ngenezezwa n'Imana ku kintu kijyanye no kwizera. Ngewe nizeye yuko ibibazo byakemutse. Sinzi abantu ibibazo bitarakemuka. Abantu ibibazo bitarakemuka hari icyo mukiburamo. Mwizere ko ibibazo byacu byagize gute? Byarakemutse. Niba ibyaha byacu, niba nizera ko ibyaha byanjye byakemutse, mureke mbabwire, hari ibyaha byajyaga binyizingiraho byari byaranjengereje, bikanyizingiraho, numvaga mvuga Mana nzabona ubugingo bigenze biti. Rero buriya kubana n'abana benshi, abana ni innocent, bajyaga banyigisha. Umva ikintu umwana yanyigishije gikomeye. Umwana najyaga ngaburira abantu, urumva ko twari dufite abantu benshi mu rugo. Noneho azana abana baba nitwitwa basanga butaka twari duturanye. Haruguru yanjye bari bahatuye ari benshi, nari ntuye mu Rugando. Arabazana, arabagaburira, arabafurira. Tangije nenda nko kumukubita ndarakara. Ndabwira ariko nk'uyu mwanda ubura aha ngaha, aba bantu bo wazanye n'imbaraga asa n'umwanda wowe urabona tuzabikizwa n'iki? Arangije arambwira tuzi n'ibindi, ati uburokore bwanyu ndabugaye ntise bigenze biti. Ati ni gute mugaburira badafite ibibazo, abafite ibibazo nabazana mukabanyirukanana. Naratsinzwe mbabwiza ukuri. Amina.
naratsinzwe numva ko nsinzwe, maze gutsindwa mbyakira atari ku bushake bwanjye, ndabikora atari ku bushake bwanjye. Ariko reka mbabwire, ubu ngubu nabikora kuko ndi muri Kristo Yesu. Amina. Ubu ngubu nabikora kuko mbitegetswe n'ijambo ry'Imana. Ubu nabikora kuko atari isoni nagize. Ijambo ry'Imana ni ukurivuga, ni ibirikunda, nibyo ngomba kubamo. Reka mureke rero twizere, kuko kwizera niko kudutunga. Amina. Ukwizera niko kudutunga, imirimo tubamo niyo kwizera, urugendo tugenda n'urwo kwizera, ubuzima bwacu. Pawulo niwe wabivuze neza, aravuga ngo sijya ukiriho, ngo burya sijya uriho, ngo ahubwo ni Kristo Yesu uri muri jyewe. Mureke rero tuveho na za ntekerezo zacu, tuveho na ya bindi twize, tuveho na ka kamenyero twabonye, na ya mico myiza twatojwe. Njyewe mama wanjye mfite souvenir nziza ya mama wanjye. Naramubajije, yari umuporoso mwiza, buriya baruteri bari baramenye ubutumwa bwiza. Ndamubaze, se mama, wihana iki? Ko mbona uri umuntu mwiza, abantu bose akaba ari wowe bashima, ubu nuba wihana twebwe bizagenda bite? Wihana iki? Ambwira ngo nihana nuko kuba umuntu mwiza kwanjye. Ndamubaza, kuba umuntu mwiza kwawe urabyihana? Uretse ko ndi mwiza w'umunyarwandakazi mwana wanjye, ngugira ngo ndi mwiza wa Kristo? Numva birantunguye. Iryo jambo narisobanukiwe ari uko ngeze hano. Mbere ntabwo nigeze nsobanukirwa iryo jambo mama wanjye yambwiye. Yarambwiye ngo yihana uko kuba umuntu mwiza kwe. Ariko koko maze gusobanukirwa ubutumwa bwiza, nabonye ko kuba umuntu mwiza umuntu yagira gute? Yabyihana. Atari ukuvuga ngo ureke gukora neza, ahubwo ari ukugira ngo bwa bwiza bwawe bw'ubore wo kuba ari bwuzana imbere y'Imana, kuko ni umuntu uko gusa, n'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Amen. Imana itugirire neza, twibereho mu mirimo ya Kristo Yesu, niyo yonyine yatugeza ku kuba abakiranutsi, tugashira amanga, tukabivugaho kandi tukagenda neza. Imana ibahe umugisha.